Ladies and gentlemen, how are you doing? I hope you are doing well. In today's video, we are going to learn how to use while, meanwhile, therefore, then, instead of, until, ndetse n'andi magambo akunda gukoreshwa mu gihe turimo turahuza interuro ebyiri. Reka dutangire ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni meanwhile cyangwa n'irindi jambo bita while. Aya magambo yose asobanura mu gihe. Iyo aya magambo akoreshwa iyo urimo urahuza interuro ebyiri zifite ibikorwa byabereye rimwe cyangwa se biri kubera rimwe cyangwa se nanone bizabera rimwe mu gihe cy'ahazaza. Urugero rwa mbere ni I am bleeding myself while my enemies are talking behind my back. Ndimo kwiyubaka mu gihe abanzi banjye barimo kunsebya. Ni ukuvuga mu gihe ndimo kwiyubaka nacyo gihe abanzi banjye bari kunseberezamo. Ibyo bintu biri kubera rimwe. Urundi rugero I am working on my project meanwhile my colleague is handling the marketing. Ndimo gukora ku mushinga wanjye mu gihe uwo dukorana ari kwita ku bijyanye n'isoko. Ni ukuvuga ndimo gukora ku mushinga wanjye mu gihe uwo dukorana nawe ari kwita ku bijyanye n'isoko. Biri kubera mu gihe kimwe. Another example. I am studying for my exam while my little brother is watching TV. Ndimo kwigira examen yanjye mu gihe murumuna wanjye muto ari kureba televiziyo. Ibyo bikorwa urumva ko biri kubera rimwe. Urundi rugero she likes reading while listening to music. Akunda gusoma mu gihe arimo kumva umuziki. Asoma yumva n'umuziki biri kubera icyarimwe. Urundi rugero you are walking while others are sleeping. Uri gukora mu gihe abandi baryamye. Cyangwa se ukavuga you are walking meanwhile others are sleeping. Uri gukora mu gihe abandi baryamye. Twagiye kuri rindi jambo bita therefore. Iri jambo rifite ubusobanuro bumwe na then. Byakora kimwe. Mu rurimi rw'ikinyarwanda tugenekereje bishatse kuvuga none. Urugero I am tired therefore I'm going to bed early. Ndananiwe none ngiye kuryama hakiri kare. Attention, iyi therefore ni ukuvuga ngo ihuza interuro ebyiri. Interuro ya mbere ivuga ku kintu runaka noneho iyo iyi therefore igahita ijyamo ivuga ku ngaruka icyo gikorwa cya mbere cyateje. Ahangaha nk'uko tubibonye I am tired. Ndananiwe. Kuba unaniwe nibyo birahita bituma urya kuryama hakiri kare. I am tired therefore I'm going to bed early. Ndananiwe none ngiye kuryama hakiri kare. Another example. The weather is bad therefore the outdoor event is cancelled. Ikirere kimeze nabi none ikirori kibera hanze cyasubitswe. Outdoor event ni bya birori bibera hanze nko mu masitade ahantu hatari muri sale. Ikirere kimeze nabi none ikirori cyasubitswe. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuba ikirere kimeze nabi nibyo byatumye ikirori gisubikwa. Another example, I am feeling unwell therefore I'm going to stay home. Ndi kumva ntameze neza none ngiye kuguma mu rugo. Uri kumva yuko kuba ndi kumva ntameze neza nibyo bigiye gutuma nguma mu rugo. Aya magambo therefore, consequently ndetse na then ashobora gukoreshwa kimwe. Urugero she didn't study for her exam consequently she failed. Ntago yigeze yigira ikizami cye none yatsinzwe. Kuba intsinzwi ye intandaro yayo nuko atigeze yigira exam. Reka dukoreshe mw'interuro therefore.
She didn't study for her exam, therefore she failed. Ntago yigeze yigira ikizami cye none yatsinzwe. Another example. The company invested heavily in new technology, consequently, the productivity increased significantly. Ni ukuvuga ngo company yashoye cyane mu koranabuhanga none umusaruro wariyongeye ku rwego rushimishije. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuba umusaruro wa company wariyongeye ku rwego rushimishije ni ukubera yuko bashoye cyane muri tekinoloji. Bamaze gushora muri tekinoloji bituma umusaruro wiyongera. Another example. He was driving recklessly, consequently he got into an accident. Yari ari gutwara cyane none yakoze impanuka. Ni ukuvuga ngo intandaro y'impanuka ye ni uko yari ari gutwara cyane. Urugero rw'ahantu wenda dushobora gukoreshamo then cyangwa se therefore ni I am hungry, then I'm going to eat. Ndashonje none ngiye kurya. Reka dukoreshemo therefore I am hungry, therefore I am going to eat. Ndashonje none ngiye kurya. Okay? Reka turebe irindi jambo bita not only that but also. Si ibyo gusa ahubwo cyangwa se si ibyo gusa kandi. Urugero, she is not only intelligent but also kind. Ntago ari umunyabwenge gusa ahubwo aranitonda. She is not only intelligent but also kind. Another example. The new restaurant serves not only Italian food but also Chinese cuisine. Restaurant nshya ntabwo itanga ibiryo gusa by'Abataliyani ahubwo itanga n'ibiryo by'Abashinwa. The new restaurant serves not only Italian food but also Chinese cuisine. Restaurant nshya ntabwo itanga ibiryo by'Abataliyani gusa ahubwo itanga n'ibiryo by'Abashinwa. Urundi rugero, I am here not only that but also with my team. Ndi hano si ibyo gusa kandi ndi kumwe n'ikipe yanjye. I am here not only that but also with my team. Ndi hano si ibyo gusa kandi ndi kumwe n'ikipe yanjye. The last example, she doesn't like you not only that but also she is trying to kill you. Ntago agukunda kandi si ibyo gusa ahubwo arimo kugerageza no kukwica. She doesn't like you not only that but also she is trying to kill you. Ntago agukunda si ibyo gusa ahubwo ari no kugerageza kukwica. Irindi jambo ni instead of, mu mwanya wo. Urugero, you should be reading books instead of sitting in school. Wakabaye usoma ibitabo mu mwanya wo kwicara mu ishuri. You should be reading books instead of sitting in school. Wakabaye usoma ibitabo mu mwanya wo kwicara mu ishuri. Urugero rwa kabiri, I should be chasing my dream instead of chasing woman and fame. Nakabaye niruka ku nzozi zanjye mu mwanya wo kwiruka ku bagore n'ubwamamare. Urugero rwa gatatu, go and find a job instead of sleeping. Genda ushake akazi mu mwanya wo kuryama. Go and find a job instead of sleeping. Genda ushake akazi mu mwanya wo kuryama. Until, kugeza. Stay here until I will come back. Guma hano kugeza igihe ndi bugarukire. Stay here until I will come back. Guma hano kugeza igihe ndi bugarukire. We can stay home until our parents will come back from the market. Dushobora kuguma mu rugo
kugeza igihe ababyeyi bacu bari buvire ku isoko. We can stay home until our parents will come back from the market. Dushobora kuguma mu rugo kugeza igihe ababyeyi bacu bari buvire mu isoko. The last example, don't give up until you will achieve your dream. Ntucike intege kugeza igihe uzagerera ku nzozi zawe. Don't give up until you will achieve your dream. Ntucike intege kugeza igihe uzagera ku nzozi zawe. Irindi jambo dufite ni both and. Byombi na. Urugero rwa mbere, she is fluent both English and French. Avuga adategwa byombi Icyongereza n'Igifaransa. She is fluent both English and French. Avuga adategwa byombi Icyongereza n'Igifaransa. Urundi rugero, I like both coffee and tea. Nkunda byombi ikawa n'icyayi. I like both coffee and tea. Nkunda byombi ikawa n'icyayi. Thank you for watching this video. If you are interested in this video, like, share and comment.